What up my people, it's your back again. Kwa mimi Sarang bisanzwe murabizi ko mbagenda mbagezaho ibintu biri trend. Ijya no gato tuganire ese koko element ere yabagiye kutura muri leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se yabagiye gukorera imiziki muri USA. Murabizi yuko mu masamba nyinshi cyane nibwo ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda byanditse inkuru zivuga yuko umuhanzi bita Robson cyangwa se element ere wamamaye cyane mu gutunganya imiziki ndetse akaza kuba ari n'umuhanzi yamaze kuba avuga yuko cyangwa se abantu bahafiye maze ko batangaza yuko ngo elementary yaba ari gushaka ibyangombwa bimwemerera gukorera ndetse no gutura muri leta zunze ubumwe za Amerika. Guys, nimba rero kurikirana imiziki nyarwanda cyangwa se nimba kurikirana showbiz yo mu Rwanda, murabizi yuko yarashize igihe kitari gito cyane bita n'ubundi elementary abarizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abantu bahafiye bavuze yuko ngo kuba yaje gukorera muri leta zunze ubumwe za Amerika ngo biterwa nuko ngo muri leta zunze ubumwe za Amerika afite ibikorwa byinshi cyangwa se afite amaproje menshi agenda akorera, bityo bikaza gutuma inshuro nyinshi byisanga ari kujya muri Amerika kenshi. Ariyo mpamvu rero ngo yaba ari gushaka ibyangombwa byamwemerera gukorera cyangwa se kuhaba kugira ngo ajye abasha gukorera imiziki ndetse na proje ndetse n'indi mishinga yose afite muri leta zunze ubumwe za Amerika. Dore yuko bivuga yuko ngo elementary yaba afite proje zikomeye cyane n'abahanzi bakomeye muri Afrika, cyane cyane abahariya muri leta zunze ubumwe za Amerika, cyane abiganjemo aba Nigeria, abanyagana ndetse n'abanyafrika y'Epfo. Bivuga yuko ngo elementary yaba afite proje zabo nyinshi cyane ndetse ba muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari mpamvu ari gushaka ibyangombwa byatuma ajya kuhakorera. Ibyo kandi bije abikurikira nyuma yaho urubuga bita Apple Music, maruzi cyane urubuga rukomeye cyane rucuruza imiziki ya audio, rumaze gufata elementary nk'umuhanzi wa mbere w'umunyarwanda bakafata indirimbo ze kugira ngo babashe kugenda bamenyekanisha hirya no hino ku isi. Ibi rero bisanzwe bikorwa cyangwa se Apple Music isanzwe bikora, aho ifata umuhanzi uri gushininga cyangwa se umuhanzi umeze neza cyane mu gace kamwe ka Afrika, ndavuga muri Afrika yo hagati, burasirazuba ndetse no mu majyaruguru ya Afrika. Kuri inshuro baje kubafata mu burasirazuba bwa Afrika cyangwa se East Africa, baza ko gufata umunyarwanda bita elementary, baza kuba bamushyira kuri urwo rutonde. Ni gahunda Apple n'ubundi isanzwe ikora, dore yuko umuhanzi bamaze gushyira kuri iyo gahunda yabo, bagiye kumwereka isi yose, bagiye gufata indirimbo ze bakagenda bazimenyekanisha ku rundi ruhando mpuzamahanga cyangwa se mu isi yose muri rusange, binyuze ku bantu bakoresha urubuga rwa Apple Music, dore ko ari mu rubuga rukoreshwa n'abantu benshi kandi b'abanyamahanga gusa. Rero ngo byagenze gute elementary bivuga yuko ngo mu gutangira batangiye bamusaba yuko yakora EP cyangwa se extended play. Murabizi ko ni uburyo batondeka indirimbo cyangwa se umuhanzi akora indirimbo nyinshi akaza kuba azisohorera icyarimwe. Icyo gihe rero ngo elementary bakimubwira yuko Apple yamwifuje kuba yamufasha muri ubwo buryo, ngo basanze bita elementary atiteguye kuba afite EP cyangwa se album yaba yabahereza, maze element ngo kugira ngo akemure icyo kibazo yese yigira inama yo gukoresha indirimbo zose yasohoye, maze aza kuba ahera ku ndirimbo bita kashe kugeza kuri aye nk'indirimbo yasohoye mu minsi yashize. Izo ndirimbo zose rero yese azihuriza kuri EP ye, maze aza kuba yita Genesis cyangwa se bivuga itangiriro. Akaba yaje kubahereza Apple Music cyangwa se urubuga rwa Apple Music kugira ngo abarwo rukoresha mu kumenyekanisha indirimbo ze ndetse n'ibihangano bye muri rusange. So guys, reka mwibarizeho gatonya, ese ko kubona bibarutse bibaye ari ibyanyabyo bita elementary akaza kuba ajya gukorera imiziki muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse akaba ari naho aba umunsi ku munsi, ese ubona ari iki byaguhungabanya kuri Rwandan music industry? Ese ubona ari iki abahanzi bo mu Rwanda baba bahombye? Ese ubona ari iki umuziki w'u Rwanda waba ugiye kungukira kuba elementary yaba agiye kugera ku rundi rwego rwo kuba muri Amerika? Ese haba harimo izihe nyungu? Turebe ku ruhande rwose, ku ruhande rwa elementary gusa. None turamutse tugiye kureba ku ruhande rw'umuziki nyarwanda, avuga yuko byaba ari igihombo kuko elementary umwe mu ba producer bakomeye cyane mu Rwanda rwaba cyane cyane ku banyamiziki bo mu Rwanda abakizamuka ndetse basanzwe bakora imiziki. Gutakaza elementary akajya muri leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu gihombo cyaba kibaye ku ba musician b'abanyarwanda, dore yuko elementary ubungubu revu agezeho. Mwibuke yuko elementary yarabaye umuproducer mwiza w'umwaka mu bihembo bya Afrima. Murabizi ko icyo gihe yari atwaye igihembo agikuye muri Nigeria, bimugira umwe mu producer ba mbere muri Afrika. Kuba rero yajya gukorera imiziki ye muri leta zunze ubumwe za Amerika cyaba ari igihombo gikomeye ku muziki w'u Rwanda muri rusange.
So guys, navuga byinshi rero kuri element ere, gusa reka tumwifurize kuzagira amahirwe nimba koko azajya muri USA. Wowe kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona nanjye umunsi ku munsi, ndabemera cyane.